Urakoze cyane. Mazina yanjye banyita Mwihorezo Jane aka Byiza. Aba ndi umuhanzikazi nyarwanda. Okay. Warimo gushaka gutanga basically kuri ino ndirimbo. Niyo ngiyo nyine ko ibyiza bidahoraho. Umuntu agomba kwishima kuko bigaragara ko abantu bamwe bagendera ku byababayeho bikabaherana kandi n'ubuzima niko bumeze ni gatebe gatoki. Nakoranye indirimbo na Mariya Yohana. Mariya Yohana, wow. Ya yitwa Ntwari yatubohoye. Hey, yo, what's up, my good people? Kubana mwese mukomeje gukurikira MIKA 250 TV. Of course, it's me boy MC Kyle Kagame kanizero ko mwese mumeze neza cyane mufite ubuzima bwiza buzira umuze. Yes, reka nanjye suhuza abantu mwese mukomeje kudukurikira bari hirya no hakuno. Nkubwira this is the #1 YouTube channel. Icyo ngusaba no gukora like, subscribe, maze of course ugasiga na comment. Of course, ikiganiro cyo ni the mashup aho nje nangugezaho abahanzi batandukanye b'abanyarwanda nabo hanze tuzagenda tubakugezaho ako. The reason why we do this is to take Rwandan music to another level. Icyo nicyo tuba dushaka cause tudakina ibyacu se twaninde uzadukina. Icyambere no kubanza ugakina ibyacu. Mano nshasha tukazikugezaho abahanzi batandukanye ngakugenda bakuzanira ngakugezaho exclusive interview. So this time mukanya ndazamukana n'umuhanzi tuje gukorana interview. She's a lady, she's a beautiful diva. Tuje kuganira nawe mukanya gatoya muraza kumubona mu kiganiro cyacu the mashup kuri MIKA 250 TV. Okay, njira ngo like I told you nababwiye ngo ndaza kuba ndi kubona n'umukobwa cyangwa a beautiful diva representing Rwandan music. Reka dutangire atwibwira amazina yiwe ubundi twite twizamukira. Mumeze gute? Tumeze neza, urakoze cyane. Tubahaye ikaze kuri MIKA 250 TV. Urakoze cyane MC. Njira ngo watangira usuhuza abakunzi bawe unanabibwira mic ni yawe, camera isetinze kuri wowe. Urakoze cyane. Mazina yanjye banyita Mwihorezo Jane aka Byiza. Aba ndi umuhanzikazi nyarwanda. Okay. Jango ni byo ngibyo. Yeah. Ndaza kuririmbisha mukanya. Ubwo bivuze ko uri umuhanzikazi nyarwanda. Njanga amazina yiwe murabyumvishe yitwa Byiza. Abantu bamwita ni Byiza oya ni Byiza. Reka duhera aho ngaho. Dusobanura ku mazina yawe y'ubuhanzi. Mazina yanjye y'ubuhanzi ni Byiza bivuze N ni izina ryanjye. Okay. Ari ryo Mwihoreza. Byiza ni izina ry'ubuhanzi nahisemo bitewe nuko n'icyo ndicyo ari we munyarwanda. Okay. Ikindi nkaba nkunda ibintu byiza nkabashaka nkaba narabyiyitiriye kugira ngo bizabe impamo nyine kuko ntago wakora ibintu bibi kandi witwa Byiza. Ejyago murabyumvishe ntago yakora ibintu bibi kandi yitwa Byiza. Yitwa Byiza. Muri make bidukorera byose ni byiza. Tuvuge kuri career yawe ya music. Muziki nyarwanda umumazemo igihe kingana gute? Mubamazemo imyaka 2. Ya ninjiye muri industry bwa mbere navuga public. Okay. Muri 2018 mu kwezi kwa 11. Okay, nejo bundi. Indirimbo yawe ya mbere yari iye? Indirimbo ya mbere yitwa Ni Byiza, ariyo mpamvu abantu bakunda kunyita Ni Byiza. They call me after my first song. Niryo riborohera hari. Was it a gospel song cyangwa warimo kuririmba ku buzima busanzwe? It's a combination. Sort of, yeah. Okay. Ni ntabwo ari gospel ariko hari ukuntu nyine ivuga ku buzima busanzwe bijyanye no ugomba kwishima kunezerwa cyane cyane bitewe n'amateka abantu ibyishimo byarabuze ntabwo ugomba guheranwa n'amateka ugomba ko ubuzima burakomeza so
mu kwishima kuko ibyiza ntabwo bihoraho ugomba rero kugerageza ukishima kugira ngo tukiri aho ngaho se ku ndirimbo yawe ya mbere wagize akantu dusogongezaho gatoya ubundi tugahita dukomeza interview yacu. Dushime twishime twidagadure ibyiza ntibihoraho ni byiza tubyine ni byiza that's it. Byiza ntibihoraho kuko ugiye kureba kabisa ibyiza ntabwo bihoraho, ibyiza bimeze nk'umushitsi like a visitor araza akagenda, so n'ibintu byiza mu buzima biraza bikagenda. Niye message warimo gushaka gutanga basically kuri ino ndirimbo? Niyo ngiyo nyine ko ibyiza bidahoraho, umuntu agomba kwishima kuko bigaragara ko abantu bamwe bagendera ku byababayeho bikabaherana, kandi n'ubuzima niko bumeze, ni gatebe gatoki niko nabyita. Ni byiza ko ubyakira ukamenya kuri mu isi ukabana nabyo gutyo ntibiguhungabanye, igikuru nuko uri muzima. Niki cyatumye winjira mu muziki? Aho ngaho niki cyatumye winjira mu muziki? Umuziki ndawukunda cyane, nkunda kuririmba, nicyo kintu nkunda, nicyo kintu kinezeza, kandi nicyo kintu ushobora gutangamo message yanjye umva iragiye nezerewe, kubera ko mbikora ndabikunda. Tukiri aho ngaho uravuze umuziki ni mwiza. What is music to you? Kuri wowe ubusobanuro bwa music wavuga ko ari nk'ubuhe? Ni message, ni nk'uko ushobora gutegura ikiganiro runaka ukaba wakivuga mu runaka. So mu kuririmba, kubera ko nkunda kuririmba, ubutumwa bwanjye nahisemo kubutanga mu kuririmba. Kuko nibyo nkunda, numva rero ani message. Murabyumvishe, music is message, niko ni byiza we akomeje kutubwira ko music ni message yose abirimo, tutitaye ku rurimi rurimo, gusa icyo ukuye muri iyo music. Tuvuge ku muziki nyarwanda muri rusange, tuvuge ku muziki nyarwanda, ariko nanone twibande ku abategarugori cyangwa abanyarwandakazi. Urababona ku iyihe level mu muziki nyarwanda? Ese aho bari ni heza cyangwa bafite akazi kenshi cyane? Abanyarwandakazi se cyangwa muri rusange? Tuvuge kuri pati y'abanyarwandakazi. Mu by'ukuri muziki nyarwanda muri abanyarwandakazi uracyari hasi, cyane ko urukundo rwa muzika ari rukeya, benshi bajyamo kubera bashaka kuba I don't know, they call it hit gufata ngo ariko batitaye ku kiri what is behind. Music iragora, music iravuna, music habamo challenges nyinshi, utawukunda rero urimo kwica izina ry'umuziki. Ariyo mpamvu usanga benshi bajyamo bagahura n'ibibazo runaka kubera bawugiyemo batazi impamvu cyangwa batawukunda, ugasanga bakoze amakosa, so bikitirirwa umuziki nyarwanda bose rusange ko utagenda cyangwa ari mubi. So ntabwo ari byiza ko umuntu ajya mu kintu atabanje kugitekerezaho. Akaba ariyo mpamvu yenda njyewe nawugiyemo nkuze, ariko nabayeho nkukunda, ariko ntago ni igihe kiba kitakageze. Kuko kubera ukuntu nkunda gukora ibintu nyine mbishyizeho umutima kandi mbishaka, ntabwo nari kujya mu bintu nabirimo koko ntabwo byari gushoboka. That's why nahifite gutegereza time to come nkabijyamo. Ariko rero icyo nshishikariza abanyarwandakazi ni ugukora ibintu bibanda cyane ku butumwa batanga muri izo ndirimbo, kandi batatesheje agaciro nk'abanyarwanda kazi. Nibwo ndumva ari bwo bakabikora babikunze. Ahantu hari urukundo haboneka ibisubizo. Indirimbo yawe Don't Cry, tuyiganireho, gira icyo itubwiraho, because generally mbishingwa ni indirimbo nziza cyane.
Don't cry message warimo kuyihandage, was it a true story cyangwa ni inspiration yakujemo bavuga reka muri no ndirimbo maze nyite don't cry? Don't cry now, I don't know if I can call it true story. Ntabwo ari true story yanje, ni y'abantu, ni ya society. Okay. Mfite abashuti, mfite ibyo ni society ibyo ndirwa mbona, ndi umudamu. Abo tuganira hari ibyo mbona, muri make don't cry nayiririmbiye ngamije guhumuriza abadamu cyangwa abantu bari mu rukundo, barizwa n'urukundo, bababazwa n'urukundo, bakomeretse ku mitima bitewe n'urukundo. Umuntu arakunze undi, bigenze gutya ntibahuje kubera impamvu runaka, uburyo bahuyemo, uburyo batumvikanyeho bitewe n'uko bahuye, hanyuma umuntu akagenda agaheranwa n'ako gahinda kandi yirengagije ko hashobora kuba ari yari yenda atari urukweto rwe yari yambaye, ashara urundi rukweto ashobora kumukwira, basanga ntabwo ari byo. Iyo ukunda ntabwo urukundo rupfa, iyo ukunda uba ugomba gukunda koko kandi ugakundwa. So niyo mpamvu navuze don't cry, ni ukuvuga yuko abantu bagomba guhindura page. Niba kanaka bitavuyemo ntabwo ugomba kwima amahirwe kanaka ushobora kuba gukunda nawe umukunda, mugahuza ukareka kuheranwa n'ibyakubayeho, kuko bishobora kuba mutahuje, bivuze ko ashobora kuba atari uwawe. Nkunda uburyo abahanzi barimba ku rukundo. Udusobanurira indirimbo yawe don't cry, story iri inyuma yayo ni ku rukundo. Nkaho umuhanzi urahanga, urabibona urukundo nyarwo rubaho mu bana? Rubaho cyane, hari abantu benshi cyane babihakana ko true love never exists. It does, it exists cyane. Rurahari urukundo kuko rukundo navuga ko ari nk'Imana. So iyo ukunda nabyita gute, iyo for example kananga urugero nshaka kugukunda, ariko ngukunze nshaka kugukunda we MC mvuga ngo ngukundiye uko uri mwiza, ngukundiye uko wambaye, ngukundiye amafaranga, ntabwo urwo ngurwo ari urukundo. Ibyo bintu nibishira cyangwa ukarwara cyangwa bakakupima na acide isura igahinduka, that love will go. Ariko ningukunda koko no condition, nkakureba nkagukunda ariko nirengagije weakness zawe, nkabanza nkakwiga, nkamenya intege zawe aho ziri, nkamenya imbaraga zawe aho ziri, nkaba navuga ngo uyu muntu ibi bintu ushaka kubyihanganira. Ushobora kuba ufite weakness yo kunywa inzoga, nicyo kintu nkumva gutangaho urugero ko ndazanga. So iyo weakness inzoga birashoboka ko wazireka bitewe nanjye nagukunze. Niba ujya mu kunywa inzoga uragenda kubera you're bored, uragenda kubera maybe you have tension or something, hari ikintu gishobora kuba kigutera, icyo kintu ugomba kukimenya nkagisimbura akaba njye inzoga yawe. So that's real love. Ntabwo naza iyo uje ukurikiye ibintu it's fake. Uvuze ku nzoga, ntanibuka me and my colleague dukorana duheruka gukora talk show tuvuga ku nzoga. Sasa uvuze ukuntu wanga inzoga, turavuga ngo wagurira inzoga umuntu wowe utazinywa. Can you do that? Yes, I can. Kandi wanga inzoga nagize ngo zanga ntabwo wazisengera umuntu. Oya ndazanga, ariko ntabwo bivuze yuko nazica. Ntabwo nazica, hari abazinywa. My colleague Jago aho ngaho araza kubyumva ko was also saying that when we azigura, and I was saying jewe nazinywa ntabwo nazigura n'umuntu. That was me. Okay, let's get back to you. So far umaze kugira gukora indirimbo zingahe?
indirimbo 8. Indirimbo 8. Ali recording studio wapatanye nayo cyangwa ugenda kuba different producers? Oya, nkorana na different producers nago ndabona uwo twumvikana neza kuri. Kugira ngo dukorane. Ko zose nzikunda ke. Hariho usinde yaburamo iyo ukunda cyane. Iyo nkunda cyane ni byiza. Ni byiza. First cut is the deepest. Reka nezere ni zitirwa album cyangwa album nagiraranje. Oya, ntago ndafata icyemezo. Okay. Yeah. Uracashaka kumva izindi ndirimbo. Ndacyabitekerezaho ko ni ubigenza. Wavuze ngo uri umudamu. Question nshaka kubaza ahangaha umutegarugori ukora music. Yo umubyeyi abonye umwana w'umukobwa agiye kujya muri music, ahita avuga mu byimviro byo gutazira tuvuga ku babyeyi, ahita avuga ngo umwana agiye kujya mu buraya n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo mu ngeso mbi, hari ibindi bintu ufite byo gukora byiza. Umuntu ufite mentality iyo ngiyo ko umwana w'umukobwa yagiye mu muziki abagiye mu bintu nk'ibyo ngibyo, what can you say? Mu by'ukuri nk'umubyeyi numva yamyumvira atari kuko urabona umuntu aravuka ukamurera ariko ntago wafata icyemezo cy'icyo azaba. Icyo ukora niba ubona uramwiga ukamenya uza mwana ashaka gukura ukabona zigushushanya ukabona aranabikunda, aho ngaho ushobora gufatiraho ukamujyana ahantu bashobora kuba bamufasha iyo mpano igafata. Hari undi ushobora gukura nyine ukabona umuziki akunda music, akunda ibintu bya muzika, iyo bibonye ushobora gufatiraho iyo mpano akayikomeza yazakura akadesida ariko ukamuha background, ukamuha ifatizo, ariko decision niye amaze gukura, amaze kwa handa, amaze kumenya icyo ashaka. So niba amaze kumenya icyo ashaka kubwira inuza what you do, uramufasha, ushobora kumufasha niba ari support ya finance ukayimuha, niba ari support y'iki ukayimuha, ariko ukamuba hafi kuko bimuha imbaraga agakora ayemye kandi atihisha ku buryo n'abandi bashobora kumuyobya, bashobora kuba barayobye kuko industry irimo ibintu byinshi, ntabwo ari ibibi gusa, harimo n'ibyiza, ariko ibibi nibyo bigaragara cyane ugasanga birakururana benshi. So yigiyemo umwana yagiyemo yihishe ni ikibazo, ni hahandi usanga nawe abaye diverted akagira ate akayoba akajya muri ibyo bintu kuko ashobora kuba bashaka kumubeshya bati ibingibi ntago wa mustar utanyoye iki ngiki, ntago wa mustar udakoze ibi, ntago aririmba utanyoye itabi. So ugasanga ni byiza ko umubyeyi amuba hafi, nta n'indi myumvire ngo kuko nabo n'isi nyine niko iteye, ya industry imeze nk'isi, harimo ibyiza ariko harimo n'ibibi. So ibibi biganza ibyiza ariko ntabwo bivuze ngo harimo ibibi gusa. So ni byiza ni byiza ni ukuba hafi umwana ukamugayidinga, kuko iyo umugayidinze agira confidence agakora ibintu yemye, yakora n'amakosa ukamukosora akakumva, ariko iyo umwangiye n'ayo makosa ntago yakubwira nta nubwo yamenye, ugasanga ahubwo byarenze ihaniro. So ni byiza kumuba hafi kabisa. Nama umva ijambo ni byiza irakomeza rigarukamo cyane. Mwibutsa ko afite indirimbo yiwe yitwa Ni Byiza, nawe akaba yitwa Byiza. Tukiri kuri music career yawe, indirimbo umaze gukora ari collabos nimwe irimo cyangwa uri wenyine? Nakoranye indirimbo na Mariya Yohana. Wow. Yitwa Ntwari Yatubohoye. Experience gukorana na Mariya Yohana yari imeze gute cyangwa wowe wabifashe gute? It was exciting. Byari byiza cyane. Okay. Kuko ndamukunda. No muhanzi wa kera yaranyigishije kera. Okay. Ndamukunda, nagize rero amahirwe yo guhura nawe ndaraganira musaba kumfasha kuri iyo ndirimbo kuko yari indirimbo irimo sensitive words. Nanjye ugasanga ngira impungenge z'ikinyarwanda cyanjye.
so byabaye ngombwa ko mwifashisha kugira ngo amfashe nakora amakosa biba ngombwa ko musaba ko tuyikorana. Mwajyanye muri studio? Yego. Yiyandikiye party yiwe cyangwa? Basi we yari narayanditse amfasha gukosora. Okay. Mbasha gukosora na vasi ye ayihitamo. Niwe wenyine mwakoranye? Yego, niwe wenyine maze gukorana nawe muri. Ari izindi collabs uteganya? Ndaziteganya. Okay. Ku bantu mwese mukomeje gukurikira MIKA 250 TV, icyo gusaba no gukora like, subscribe maze ugakora na comment, ugasakanika comment zawe tukaza kuzisoma. Reka tuvuge ku mbogamizi, because nta kitagira imbogamizi. Ni ze mbogamizi urimo guhura nazo muri music career yawe? Music career yanjye imbogamizi nuko turaririmba tukagira abakurikira ibihangano byacu, ariko challenges cyane ni media industry, promotion, hari ukuntu ifunze. Hari ukuntu ifunze. It is in the cage, I don't know. Tukiri aho ngaho kuri media, uwo nguwo turahita tuvuga kuri radios and TVs. Umuziki nyarwanda urakinwa to the fullest cyangwa? No, it's not. Harimo ukuntu ufunze ku buryo as if hari party itemerewe kwinjira. Okay. Kugira ngo ukingurirwe umuryango, it's still a challenge. Jango icyo twavuga ahangaha tunasaba aba radio presenters, aba TV presenters gukina umuziki nyarwanda to the fullest. Niba dushaka our running music to go to another level, rwose kabisa umuziki nyarwanda turebe ukuntu tuzamura, tukine dushaka tukine 90%. Aho gukina bari abagande, aba Tanzania, abahe, aba Nigeria, dukina umuziki nyarwanda to the fullest kugira ngo umuziki wacu zambuke ugere to another level. No muri Nigeria bamenye umuziki wacu, cause niba dukina umuziki wacu nibande bazawukina. Muri Uganda ntabwo bazawukina nko kuntu tubishaka, kandi twe tuzakina wabo kugira ngo ibyo ngibyo nawe abivuzeho, Byiza abivuzeho umuziki nyarwanda rwose. Mukina umuziki nyarwanda nanjye ejo bundi ndashaka kuzaririmba. So nize projects dufite? Project ndateganya gukora video ya Don't Cry. Nkakora hari n'indi ndirimbo neganya gukora. Okay. Umva izo nekereza. Mfite video ebyiri. Ufite video ebyiri? Urashaka no kongeraho n'izindi ebyiri? Okay, that's nice. Ni Byiza turamubona hehe mu myaka 3 iri imbere? Myaka 3 iri imbere. Music career yawe, urabona umuziki wawe mu myaka 3 iri imbere? Ndumva nzaba ndikura, ariko nuko ndeba corona yabizanye, ariko corona it has the affecting the entertainment industry to the fullest, ariko I hope for the best. Ndumva ngiye ndi mu kazi uko mbishoboye, nkoresha uburyo bwose nshoboye, nkakorera mu bihari. So ndumva nzaba ndikure mu myaka 3 aho naza, ariko nuba ari kure. Uvuze kuri corona ni pandemic disease ihangayikishije isi yose. Anything you can say about it? Cyo nabivugaho ni ukwirinda gusa, ukamenya ko wifata bitewe naho uri, kuko nta nshuti igira nukumenya gusa ko wifata ukirinda ko bishobotse kose. Byago tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, bashaka kugukurikira yaba kuri media platforms zawe bagukurikira gute? Ndi kuri YouTube Byiza, Twitter ni Byiza 2019 cyangwa ni Byiza 2019,
Instagram ni Byiza, Facebook ni Byiza. Okay. Ndumva ndaho no kuri website ya mashusho.com. Okay. Yeah, bihangano byanjye wabibona. Any message waha abakunzi bawe? Abakunzi banje ndabashimira, ndabakunda kandi mukomeze mudushyigikire mu bishoboka byose, mudukurikirane. Umva ibyiza biri imbere, turi mu kazi kose. Murakoze. Alright, ku bantu mwese mukomeje gukurikira MIKA 250 TV, of course it's me your boy MC Kyle Kagame, na ndi kubona Byiza, yakubwiye ukuntu wamukurikira kuri Facebook, kuri Twitter, kuri Instagram, no kuri YouTube. Ushaka kugenda kuri channel yiwe. Of course what you have to do is to like, and of course you have to subscribe, ugashira nizo comments. Njewe ngira ngo tuzahura ubutaha. I love you very much abantu bacu mwese bakunda MIKA 250 TV, the #1 YouTube channel. Ni gutya tubigenza tukada twiza mu cyanako dutinda mu nzira. Big up to yourself.